Nguhaye ikaze. Igihe uri kumwe n'umuntu akagira crise y'igicuri akikubita hasi, ngiye kukubwira uburyo bworoshye cyane ushobora kumufasha kandi agakomeza amerewe neza ntaze kugira ingorane zo kuba yagira urupfu rutunguranye. Ntago bikwiriye ko rero ubona umuntu agize crise y'igicuri yikubise hasi ngo nawe wihungire utekereza ko ari amadayimoni cyangwa se utekereza ko ari ibindi bibazo bikomeye cyane. Ukimubona ikintu cya mbere ugomba gukora ni uko ugomba gutuza ntugire panike. Icya kabiri ni uko ugomba gukuraho ibintu byose ukeka ko bishobora kumukomeretsa, intebe, ibyuma, amabuye n'ibindi bintu byose ubona byabasha kumukomeretsa ubikura uruhande rwe. Icya gatatu ni uko umuryamisha aryamishije urubavu gutya cyangwa se nyine aryamishije uruhande kugira ngo naza kugira ikibazo cyo kuruka aze kubasha gusohora bya birutse aho kugira ngo abimire bijye mu nda. Ikindi kandi mufashe umugumane nawe ugumye utegereze kugeza igihe aviriye muri crise, kuko cya gihe ari muri crise uba ugomba kureba ukagereranya ya minota amazemo. Iyo wa muntu arengeje iminota 5 ari muri crise cyangwa se ya crise y'igicuri ikongera ikagaruka ikagenda irangira yongera igaruka, urasabwa guhamagara nimero ngiye kukubwira na ambulance zikorera mu muhanda uba ugomba guhamagara zikaguha ubutabazi bwihuse. Hamagara rero kuri 912 cyangwa se 112 hanyuma usabire uwo muntu ubutabazi bwihuse, nyamuneka bamufashe bamube hafi hanyuma yongere agaruke mu buzima. Ntago ari byiza ko ubona umuntu yikubisa hasi hanyuma ngo nawe uhunge. Nyamuneka rwose ikiremwa muntu tubereyeho gufasha, gerageza nawe ufashe uwo muntu, nzi neza ko nawe hari umunsi uzakenera ubufasha kandi ukabubona. Reka tubigire ibyacu, twite ku bantu uko bikwiriye, uko tubishobojwe.